Stockholm International Peace Research Institute cyasohoye urutonde rw'ibihugu 10 bya Afrika byo munsi y'ubutayu bwa Sahara mu cyo bise ngo ihiganwa ryo kugura intwaro zigezweho. Ibyo bihugu 10 birimo n'u Rwanda berekanye ko mu myaka yashize byakomeje kugaragaza ubushake bwinshi bwo kugura intwaro kandi intwaro zigezweho. Ariko kandi iki kigo kikavuga ko ibi bihugu kimwe mu byo biri guhuriraho nuko bari kugura intwaro zigezweho, ariko cyane cyane intwaro z'ubwirinzi bw'ikirere, dore ko iterambere aho rigana, iterambere ry'imirwanire aho rigana Hamisi, kurwanira mu buryo bw'ikirere ari byo ubona ko birimo bigenda bitanga umusaruro kuruta izi ntambara zo hasi ku butaka. Iki kigo rero kikaba cyashyize u Rwanda ku mwanya wa 10 mu bihugu byaguze intwaro nyinshi. Ibintu wanariza ukabona ko bihura cyane na gahunda y'u Rwanda yitwa ngo umutekano w'u Rwanda niwo uza imbere kuruta ibindi byose. Yego, reka mvuge ibintu bibiri bikomeye. Icyambere, raporo zigaragaza ko u Rwanda ruza mu myanya 10 mu bihugu bigura intwaro zigezweho. Ese hari impamvu? U Rwanda rufite impamvu yo kugura izo ntwaro? Igisubizo cyanjye ni yego, bitewe na situation géopolitique na region u Rwanda ruherereyemo. U Rwanda burara ruri mu gace kabi, gace gakikijwe n'ibihugu bisa nkaho bihora mu ntambara. Ibyo ntabwo natinya kubivuga. Rero ni byiza ko rujyana n'ibihe. Ngaruke noneho ku mateka n'igihango cy'ingabo z'u Rwanda n'abaturage b'u Rwanda. Ninjya mu mateka ndavuga ku kuvuka kwa RDF uhereye mu mwaka wa 2004. RDF yitwa RDF nyuma y'uko izari ingabo za PR ndetse n'iza Forces Armées Rwandaises bigiye hamwe bigakora icyitwa RDF. Hajeho n'ubundi intego yo kubaka igisirikare gikomeye kandi gikora kinyamwuga. Ibyo iyo tubivuze kubaka igisirikare gikomeye, igisirikare gitsinda, igisirikare cy'igitinyiro, igisirikare cyizewe n'abaturage, nuko himakazwa ibyo bikoresho bigezweho, cyane cyane ibikoresho by'ikoranabuhanga, kugira ngo kibe igisirikare gisavinga abaturage, zibingabo abaturage biyumvamo, kubera ko hamwe n'amateka y'u Rwanda ntabwo ari ukubyahozaho ingabo kera zahuraga n'umwana akazihobera, umwana akazisangamo. Nuko hari icyakozwe kugira ngo izo ngabo mu by'ukuri zisante zumve ko ziri welcomed muri community, mu nzego za gisivili. Urwo rugendo rero rwo kubaka RDF, d'abord icyitwa kwinjira muri RDF uyu munsi ntabwo ari abantu bajyamo ngo kubera ko u Rwanda rwugarijwe, u Rwanda ruri mu ntambara. No, nakazi uyu munsi ni nakazi k'umwuga, ni igisirikare cy'umwuga, ntabwo ari cya gisirikare cyica. Umusirikare azi ngo ajya mu kazi z'isaha akavamo izi ngizi. Ibyo bigendera mu zindi nzego, urwego rwa polisi azi ngo shift yanjye ni amasaha 2 n'amasaha angahe, ku buryo n'abana b'u Rwanda bumva ko bagiye muri institution yitwa RDF. Ibyo rero unabihuza noneho n'ubushobozi bw'igisirikare. Ubushobozi bw'igisirikare ubihuje na region turimo, region duherereyemo, akarere turimo, uhuze na politiki y'igisirikare cya RDF itanga service hanze, egal kwiyubaka mu buryo bw'ibikoresho. Kwiyubaka mu buryo bw'ibikoresho niko kubaka igisirikare gikomeye cyo kiyemeje kurinda ubusugire bw'igihugu no kudatatira igihango igisirikare cy'u Rwanda gifitanye n'abanyarwanda. Ibyo ndabivuga nifashishije ijambo cyangwa se ubutumwa bukunze gutangwa n'umugaba w'ikirenga w'izi ngabo, avuga ko ibyago byagwiriye u Rwanda, jenoside yabaye mu Rwanda yakorewe abatutsi mu 1994 ntabwo izongera kubaho ukundi. Ibyo rero ni ukubirinda, kandi kubirinda ni ukubaka igisirikare cy'ubumwe kizira amacakubiri, gifite n'ibikoresho kandi gifite n'impamvu n'ishema byo kwitwa abanyarwanda. Ni na mpamvu rero izi raporo nk'izi ngize ku mwanya wa 10 zibishimangira, kandi ibyo tumaze kubigaragaza, cyangwa se u Rwanda rumaze kubigaragaza, kubiprova, uhereye muri service batanga hirya no hino muri rwa rugendo rwa RDF, uko RDF yaje kwiyubaka mu Rwanda. Umutekano w'u Rwanda, nituvuga umutekano w'u Rwanda abantu bumva ko u Rwanda rurinzwe, kandi rurinzwe kubera ibi bikoresho bigezweho. Experience n'urugero bashobora gufata
ni intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umugambi mubisha w'abaturanyi bari bafite wo kurasa cyangwa se gusenya ibyagezweho mu Rwanda. Ibikoresho RDF yifashishije ni ikimenyetso gihagije cy'uko hajemo koko kwiyubaka. Ikindi cya kabiri hanazamo u Rwanda rwashyize imbere politiki ya digital transformation, guhindura igihugu bishingiye ku iterambere rishingiye ku ikoranabuhanga. Ntabwo ibyo bigomba kugarukira mu zindi secteur, kandi secteur strategique dufite secteur ikomeye ni igisirikare. Niho rero izo mbaraga zigomba kujya, iryo koranabuhanga rikajyamo, intwaro nshyashya zigezweho RDF kabizifite bitewe n'intego biyemeje kurinda ubusugire bw'igihugu, kubaka igisirikare gikomeye cy'umwuga, kandi nanone kubaka igisirikare gifite ikaze mu banyarwanda no mu zindi nzego za gisivili. N'urutonde ruriho ibihugu 10 nkuko twabivuze. Igihugu cya Nigeria nicyo kiza ku mwanya wa mbere, Senegal, Mali, Ethiopia, Angola, Kenya, Mauritania, Burkina Faso na Cote d'Ivoire ya 9. Hanyuma ku mwanya wa 10 hakazaho u Rwanda. U Rwanda bavuga ko rwongeye ubushobozi bwo kurinda ikirere cyarwo by'umwihariko, aho ibirwanisho rwinjije cyangwa intwaro rwinjije rwaguze zingana na 3.50% ugereranyije n'ibyaguzwe n'ibi bihugu bindi 9. Akavuga ko rero muri uwo mujyo u Rwanda rwaguze indege za kajugujugu z'intambara, rugura kajugujugu nto, rugura imodoka zitwara abasirikare zikingiwe autobrende, bagura ngo za misile zo mu kirere zirasa indege ziri kure n'iziri hafi, ngo hamwe ndetse hagurwa n'uburyo bwo gutwara misile zirasa indege, izo misile ziri hasi, byose babishyize mu mafaranga bakavuga ko bifite agaciro kose ka miliyoni 118 z'amadolari ya Amerika. Igihugu cy'u Rwanda rero kikaba bavuga ko kigura ibikoresho mu gihugu cy'Ubushinwa, Turukiye, Uburusiya, Qatar hamwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Okay, deka nsimbure aho amese yacumbikiye. Nse nkusura amateka mbere yo kwenda tujye mu ngabo z'u Rwanda. Ingabo z'u Rwanda ntabwo ari z'uyu munsi, no kuva kera bagikoresha imiheto n'imyambi. Ingabo z'u Rwanda ntabwo zavugirwagamo. Ndibuka iyo urebye mu mateka usanga ingabo z'u Rwanda kuva zibayeho cyari igisirikare gihora kiyubaka umunsi ku munsi, kandi gihora kiteguye ko umuturanyi wacyo atari mwiza, ko byahoraga mu ntambara n'abaturanyi batera bagira bate. Hanyuma tugeze uyu munsi rero n'ubundi burya amateka bari yo kutwigisha, kandi amateka y'abantu ntasiba. Niba ari ubutwari bw'abanyarwanda bukomora ni mu mizi, ni mu mateka yabo. Noneho uti ese igihugu ko gishora imari cyane cyane mu kubaka igisirikare mu bwirinzi bwo mu kirere. Uyu munsi intambara ayigeze mu bwirinzi bw'ibihugu ntabwo ari ya ntambara isanzwe yo ku butaka, bagenda ngo turi ku butaka tugiye guhangana imbunda ku yindi, turakoresha ibifaru. Ubu intambara isigaye ikaze ni intambara y'ikoranabuhanga. Bure ni byiza ko igisirikare kijyana ikoranabuhanga rigeze, igisirikare cy'umwuga, igisirikare cy'abantu bize. Abantu bize rero nabo ikoranabuhanga neza kurusha abantu uvuga ngo ngewe kuba nzi gusoma birahagije nagera nka umusirikare. Oya, uyu munsi ni igisirikare gikoresha ubwenge, igisirikare cy'ikoranabuhanga, igisirikare cy'umwuga. Aho ngenda bavuga ngo umwanya bashyizeho u Rwanda ni kure. Ni kure, keretse niba wenda bararebye ngo effective dufite bangana iki, wenda n'ibyo nabyo bigiramo uruhare. Ibyo wenda twabibara dukurikije umubare w'abanyarwanda uko bangana n'ibihugu bya Nigeria uko ingana, za Senegal, za Mali uko zingana, ariko ukurikije ubuzobere, ubuhanga, ubunyamwuga, ndi muri 5 ba mbere Rwanda narushiramo uyu munsi. Kugura rero ibikoresho bigezweho, kwemera kubishoramo imari, ni uburyo bw'ibwirinzi, kurinda igihugu, kurinda abaturage bacyo n'ibyabo. Y'u Rwanda rwashemo imari cyane cyane ko no muri gihugu mu karere turimo ntabwo ikibuga, ntabwo ishyamba ari ryeru. Bisaba rero gushaka ubwirinzi bwose bushoboka. Amisi yavuze ati ntabwo ibingi u Rwanda rubikora gusa rutekereza kubaka igisirikare cy'ubunyamwuga, ariko harimo no kwikanga nyine abaturanyi, kwikanga umwanzi witwa FDLR ndetse n'indi migambi mibi ishobora kuza ku gisirikare. Ariko kandi hari n'ikindi kintu cya military service
u Rwanda rutanga no mu bindi bihugu nayo ibikeneye ibikoresho kandi bigezweho. ntabwo ari ntabwo military service ikeneye ibikoresho gusa. Ikintu cya mbere military service ikeneye abasirikare bubatse mu bwenge mu bumenyi, kuko ubwenge bwabo bafite ariko bubatse mu bumenyi. Abo ngabo rero ibyo bakora byose bijyana n'ibikoresho bijyanye n'aho isi igeze mu ikoranabuhanga mu kubaka n'ikindi gisirikare cyane. Kuko iyo bagiye gutanga umusada, bagiye gutanga imbaraga zabo ahantu tujye bagiye muri Centrafrique. Kujya muri Centrafrique hari izindi ngabo, hari inyeshyamba ziriyo, hari izindi ngabo ziriyo. Izigiye bagombye kubanza tugiye guhangana nande, ibikoresho biregezwa barimo gukoresha nibi. Kujya Cabo Delgado, ese Cabo Delgado ni iki tugiye kurindayo? Ni iki gikoresho gikenewe kugira ngo tuzakoresha uburyo turinda umutekano w'abaturage baho tugiye, tukarinda ingabo zacu, tukarinda n'imitungo yaho tugiye. Niyo mpamvu tugomba gushaka ibikoresho bigezeho. Ni bande babikoresha? Ni abasirikare b'abanyamwuga, b'abasirikare bagiye mu ishuri, atari ubigiye ku gusa, ahubwo afite n'ibyo bize, ari ubumenyi bwo mu ishuri, ari ubumenyi bw'urugamba. Ndetse no nabyo bikoresho bajyanye, atari ngo tuguhaye ibikoresho turaguha n'abazajya kubikoresha kugira ngo uzagaruke inyuma bishyure. Oya, turaguha ibikoresho ariko n'abawe barize bazabikoresha. Cyangwa urabona ko ubu ngubu ikintu cyiza cyari gidasanzwe nuko abasirikare b'u Rwanda amasomo yabo nibura hejuru ya 90% n'abanyarwanda bari kuha abanyarwanda bagenzi babo. Icyari gitandukanye nuko ubundi usanga amasomo y'abasirikare bavuye handi, bavuye mu bihugu, mudahuje topography, mudahuje imyumvire, mudahuje n'imitekerereze, nako mudahuje imyumvire n'imitekerereze ntabwo bihuye, mudahuje icyerekezo, baje gutoza abasirikare babo. Ikiriye nta umusaruro ubonamo, ntabwo wavuga ngo umusaruro wanjye ngeze ku musaruro nifuza, ariko bifite abaho bitoresha bakajya gutoza abandi bugute abasirikare barubatse uko mbyifuza. U Rwanda rero uyu munsi njyango hari n'umugabo w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda yabivuga ati ingabo twifuzaga tumaze kuzigeraho, ariko tugomba kuzubaka kurushaho. Iki kigo cyitwa Stockholm International Peace Research Institute gikora ubushakashatsi ku bihungabanya amahoro. Muri conclusion yacyo mwebwe mwese mugaragaje ko ibi u Rwanda ruri gukora ari byiza hamwe n'ibi bihugu bindi 10 kugura ubushobozi bwa gisirikare, gushyiraho ubwirinzi bwatuma igihugu kikomeza kugira amahoro arambye. Ariko bo muri za conclusion zabo baravuga bati ibi birahangayikishije kuba amafaranga nk'aya ngaya ashorwa mu gisirikare kuruta uko ashorwa mu bindi bikorwa nk'ubuhinzi, ubworozi, ibikorwa remezo by'amashuri n'ibindi. Aho rero niho yemita ndakarira nkavuga ukuri kw'ibintu uko biri. Birababaje ugereranije n'iki. Nshuti ya Rukaza Amacumu, baze tubereke umushinga wo kuhira ufite agaciro ka miliyaridi 388 zigiye mu karere kamwe kitwa Kayonza. Baze tubereke ishoramari riri mu bikorwa remezo biri kubaka mu Rwanda, imihanda ndetse n'ibindi. Burasirazuba bwose bare imishinga y'ubuhinzi hari kandi igomba kuhira. Ariko bakavuga bati yuhirwa yakwiye kuba myinshi kuruta Elias. Ikintu cyambere gikomeye no umutekano, ibindi ibyo bintu basoreza muri izo raporo kugira ngo nanayobya n'abantu bakunda ikiganiro impamo. Igihugu cyitwa ko gikomeye iyo gifite umutekano uhamye. Iyo umutekano guhama k'umutekano egal kuba ufite ingabo zikora kinyamwuga, ufite ibikoresho, kuko nabo bakora izo raporo bagiye kwitwa ibihangange bamaze gushyira imbaraga mu gisirikare, mu bikoresho. Uyu munsi kimwe mu bintu biba bihangayikishije ibihugu byitwa ngo byafatiwe ibihano, uzasanga ari imyanzuro ikumira ibyo bihugu kujya ku isoko ibyemerera kugura intwaro. Niwo mwanzuro uryana uba ukomeye. Ibi bihugu nitazamatse ibihugu byihutira gufata, byihutira gukumira ibihugu bimwe na bimwe kujya ku isoko ry'intwaro. Kubera iki? Intwaro zidetermina ubuhangange bw'igihugu cyangwa se ubushobozi bw'igihugu. Hanyuma ndabyemera, hari ibihugu bikora iryo shoramari nk'uko ujya ubona izi raporo zitunga urutoki umuturanyi Perezida Felix Tshisekedi ahugiye mu kugura intwaro atubaka igihugu. Ariko nibigera ku Rwanda, ibyo u Rwanda rukeneye n'ibyo abanyarwanda bakeneye ntabwo babimenya neza kurusha umunyarwanda. Kabiri,
nta nubwo amahitamo yabo n'ibyo bavuga bamwe muri abo ari byo bikwiriye, kubera ko nabivuze neza ni sur la carte géographique u Rwanda ahantu ruherereye rugomba ahubwo kuba runaza ku mwanya wa mbere mu kubaka igisirikare kandi kijyanye n'icyerekezo n'igihe. Kubera iki aka karere ibi bihugu nita byampatse ibihugu byangije bamwe mu baturanyi, byanze ko ibyo bihugu bitekana, ni nacyo burya babifuriza u Rwanda. Vike rero u Rwanda rwabifatiye icyemezo siko bimeze, kandi raporo nk'iyi wa mugani yo closing ni byiza ko tuyisurinyaho. Umunyarwanda yisomye akagusha kuri iyo ngingo, harimo risike yo ko yamuyobya, kandi ugiye kureba u Rwanda rwubaka igisirikare tukabona n'umusaruro w'amahoro, kubera ko iri shoramari uyu munsi turyiratana désormais ni pilier ikomeye y'iterambere ry'ubukungu. Iyo tuvuga ngo development économique ntabwo wayigeraho udafite sécurité cyangwa se stabilité mu by'umutekano. Ibyo ngibyo rero nibyo bya mbere, ni inkingi ikomeye igomba gushyirwamo byose kugira ngo iri shoramari no kukwidegamya n'uyu mutekano usesuye dufite bigerweho. Nibyo bizana ishoramari, nibyo bizana aya mahoro, ni nabyo bizana uyu murengo w'abo bantu bari kuvuga, nibyo bizana ibindi bintu. Buri umuntu atekereza kwiyubaka, kwiga, kurya yatekanye, nta sasu risakuza. Turi mu karere rero gahora karota kugira n'abo Rwanda, kandi umutekano uri stable, n'abanyarwanda bakabona umwanya wo gukora no gutekereza ku bindi bikorwa byateza imbere igihugu. Kandi ibyo bavuga muri izo raporo ntabwo ari ikintu rwose wakubakira ngo ante urumva baravuga bati ibihugu byariyubatse mu buryo bwa gisirikare, ku buryo bafite n'ibikoresho bigezweho mu bijyanye n'ubwirinzi, ariko bakavuga bati twebwe turahangayitse kuba amafaranga nk'aya ngaya ashyirwa mu kugura intwaro, kuko intwaro tuzibona nk'igikorwa gituma amahoro ahungabana kuruta ko amahoro aboneka akaramba. abo ngabo baravuga ibintu byo kuba bafite amahoro. uriya muryango ari wo Stockholm International Peace Research Institute. ufite icyicaro gikuru hehe? Stockholm ni muri Sweden. muri Swede. muri Swede kuba bafite icyicaro gikuru nuko bazi ko hari umutekano. umutekano uzani bakijyanayo. nta nuwahirahira ngo ajye guteka icyicaro, kuko aravuga ngo ndarinzwe, ibyo nkora byose ndarinzwe. Nkuko abimisa bivuze, ikintu cya mbere iyo ufite umutekano ibintu byose birashoboka, ikindi byose urabibona. Dufate urugero ku Rwanda. U Rwanda niba ari igihugu kidakora ku nyanja, guhaha kwacyo n'ibindi bihugu biragoye. Niba ari igihugu kidakora ku nyanja, kugira ngo ishoramari rijyemo biragoye. Bishoboka bitewe byose bikunda bite kugira ngo ishoramari rize, ubuhahirane n'ibindi bihugu bikunde, nuko kiba gifite umutekano, ari umutekano urinda ubusugire bw'igihugu, ari umutekano urinda abaturage n'ibyabo. Byose n'abandi baheraho tujye gushora imari hariya, nibwo imari yacu izunguka, nibwo ifite umutekano. Abo ngabo rero bavuga kuriya nuko ati umunsi twashatse gukanda hariya ntibizakunda, reka tubareke ko barimo gusesa ibyagatunze abaturage bakajya gucunga umutekano. None se abaturage niba bafite ibyo kurya nta mutekano bafite, bwo bazabirya. Ariko bo baravuga bati icyo gihe bazaregwa iki? Bazaregwa kwicisha abaturage babo. bo baravuga bati aya mafaranga akwiye gushyirwa mu bikorwa byubaka amahoro arambye, binyuze mu biganiro. Amahoro garyari ibihugu bifitanye ibibazo uririmba amahoro bikaganira, kuko nko muri Ethiopia baravuga bati ntago ari ngombwa ko Ethiopia irebana ari ingwe na Eritrea, si ngombwa ko muri Ethiopia bagira n'ibibazo n'abatigre, kandi aribo babigiramo uruhare. Si ngombwa ko muri Mali, none se intwaro bakoresha, si ngombwa ko bati ntabwo Hamisi na Antere amafaranga mwayashora mu rukundo, gukundana kuruta none dufata urugero. Sweden si igihugu cy'Iburayi, yego ntihari ibihugu by'Iburayi udashobora kujyamo utwaye viza ya Schengen kandi ari abanyaburayi. Yego Schengen ni senti harigirimo ibihugu 27 hari ndakeka. None niba wabi Burayi hari ibihugu udashobora gupfa kwinjiramo ukubonye bifite viza ya Schengen, byo hari ibihugu byafunguye ugenda no kuba Sweden aho iherereye byose ni salama. Reba Sweden ahiri ntushobora gupfa kwinjira muri Sweden ukubonye batakwereye viza. Niba bafite umutekano kuki udapfa kujyamo ukubonye, kuko turatafunguye ngo okay turafunguye mwese mwinjira uko mubonye. Nuko bazi ko bagomba kurinda igihugu cyabo
bagomba kurinda ubusugire bw'igihugu n'ubw'abaturage babo. Icyo gihe aho utangiye kubikora uvuga uriya atangiye kwigana ashobora kugomba gushaka kugira ubushobozi hato bishobora kuzagenda bitya, reka twerekane ko arimo gukora ibibangamiye abaturage bashore mu mahoro. Bo niba bashaka amahoro, i Burayi hari amahoro kandi hari ibihugu by'i Burayi ubwabo. Baravuga bataye amafaranga ibihugu bya Afurika bishora mu kugura intwaro, uyashoye mu kugura amahoro. Amahoro bayagura bate? Amahoro bayagura ukeneye amahoro yitegura intambara. Baravuga bataye amafaranga uyashoye mu kugura amahoro, ugiye ku isoko ry'amahoro wahaha amahoro kuruta kujya guhaha ibikoresho bigezweho byose. Niko babyumva, ariko malheureusement nabo ubwabo ntabwo bazi ngo isoko y'amahoro ni iyihe. Ariko gihe nkoze estimation yanjye mu byo ntekereza, isoko ry'amahoro ni iryo soko ry'intwaro. Yes. Yego. Oya, ntabwo amahoro niko kuri badashaka kumva. Elias Nizeyimana sebe yafunguye imipaka abantu bakinjira no. Isoko ry'amahoro ni iryo soko ry'intwaro, kubera ko ukeneye amahoro ahora yiteguye intambara. Reka nkwereke, ntabwo iyi si izigera itekana, d'après tout ntabwo bizigera bibaho. Kubera iki? Kubera ko ntabwo urwana ujya muri diplomasi ngo wumvikane n'uyu ejo akavuka uriya mwanzi, bisaba guhora witeguye intambara kugira ngo ugire amahoro. Nujya kureba ibi bari kuvuga ni politike bazanye ikintu cyitwa demokarasi. Elias, ntabwo abantu bose bakeneye kuganira ngo bumvikane. Hari ukeneye ko bamukubita hatanka hanyuma byicayure, bamukubite bamunoze, azahitemo kukuyoboka cyangwa se apfe burundu. Bimwe bavuga ngo nukwemezwa n'imigere nka moto. Icyo ngicyo rero ibyo ntabwo ari byo bitangije, ntabwo ari u Rwanda ruri kuri urutonde, si Somalia, si Nigeria, kubera ko nujya no kureba nabo ubwabo babigiramo uruhare kugira ngo Somalia na Eritrea bitabana neza. Nabo ubwabo babigiramo uruhare. So muri icyo gihe icyo ugomba gukora nka Somalia, ugomba kujya ku isoko kugira ngo ubundi rya jambo ingamba z'ubwirinzi aho ugiye niho ndikundira. Ujya ku isoko ukigira mu ngamba z'ubwirinzi ukikomereza mu mahoro. Kubera ko Elias, na hano mu kazi turi gukora udatekanyemo hari umuntu uguhora hejuru kuvuga harassment, niyo udafite amahoro ntiwagakora, ntiwatera imbere. Ibi turi kuganira tukabivuga neza, bivuze ko iterambere ryose, ibindi bintu byose bavandimwe bari kuvuga si ibyo batwigisha. Abantu bagomba no kubimenya, ibindi bintu byose umwana w'umuntu akenera, byaba les besoins primaires cyangwa se secondaires, umuntu abigeraho uko atekanye afite amahoro. Ariko ante reka tugume muri aspect y'amahoro. Abantu umuryango mpuzamahanga ukora ubushakashatsi ku mahoro, bo bakoze ubushakashatsi basanga amahoro ashobora kuboneka bitanyuze mu ntambara. Ukeneye amazi meza, ngiye gutangurira ku mazi. Kamara ikibazo ihangana. Ntabwo ari ngombwa ko buri gihe amahoro aboneka kuko habaye intambara. Bone uko babyemera. Baravuga bati twabonye ko bishoboka ko abantu baba bageze ku rwego rwo kurwana, niyo mpamvu ariko bakaganira amahoro, ya mafaranga bagomba kujyana ku isoko ry'intwaro bakayajyana ku isoko ryo kuguramo amahoro kandi bakayataha. Mari ishoramari simaze gukora. Ndabyemera hanga gutya. Ukeneye amazi meza. Ari nawe uri umunyamakuru uharanira amahoro. Ukeneye amazi meza. Vuga amahoro twumva. Ndavuga amahoro. Kandi ari kuvuga amahoro. Ndavuga amahoro. Ukeneye amazi meza. Amazi meza agenda nka ya mahoro. Ukeneye amazi meza. Bisaba ko uyateka kandi agashya ku buryo yica mikorobe zose zirimo, ukayashyira ahantu adashobora kongera kwandura. Uko kuyateka ni intambara. Uretse gatoya, iyo utayatetse ushaka imiti ifite ubukana buhambaye idashobora kuza kugira ingaruka ku buzima bw'umuntu, ukica mikorobe idashobora kugira ingaruka ku buzima. Ibyo bita gasiro. Ukica mikorobe zose ziri mu mazi, y'amazi umaze gutunganya ukayashyira ahantu adashobora kwandura. Ayo niyo mahoro. Amahoro yo kugira ngo tuyagereho bisako tubaye use ko numva nta ntambara irimo abivuga. Udukoko dusimba wishe se watworeye. No bisabye kugira ngo y'amazi meza tuyabone ariyo rajyanye n'amahoro. Bisaba ko amahoro kugira ngo yagereho urabanza ukayaranira, ubanza ukayarwanira.
iyo umaze kuyaharanira rero kugira ngo uyagere ariko uretse gatoya muri Stockholm bo ibyo Ni- kurwana ntabwo babyumva nanjye ariko se ndimo gutegura amahoro kubaho ko umujyi wa Stockholm uri kuvuga n'igihugu cya Sweden byasabye intambara zingana ariko gute? wifata urugero rwabo oya nawe reka turebe muri ibi bihugu kugira ngo ibihugu byose batubwiye. kugira ngo bikunde Eh, nuko turwanya tukarwanya ikibi cyose gihari hehe. sibyo twamara kukigwa Binyuze mu biganiro by'amahoro, ntabwo bizaca kuriba ko n'isengero bitanyuze mu rusasu ntibyakunda. Yesu Kristo yakubitaga abantu baje mu nsengero gucuruza hanyuma yafashe amashitani ayacurangurira mu ngurube none urumva nuko tuzashaka ikintu kirwanya cya kintu cyose gishobora guhungabanya amahoro nitumara kugishaka dushake ikindi kiza kurinda ya mahoro tugezeho kugira ngo icyo kuzaza kuyihungabanya kitazabona aho kimenera. Kandi kizaba niyo mpamvu rero tugomba gushaka intwaro zirwanya ikibi cyose kihungabanya amahoro, Agaruyemo intwaro. twamara kuzibona tugashaka izindi zo kurinda ya mahoro twageze kugira ngo tubageze Dore akantu uracyafite musimamo uko ushaka amahoro sinzigera nanawuvaho kubera ko mu kuri guhari bwo najya mu mateka najya muri siyanse najya muri teolojiya hose uzumva uruhare rw'intambara kugira ngo amahoro aboneke, uruhare rwo kurwana kugira ngo amahoro aboneke. Iyo Imana idashyira icyitwa ibihano ngo umwana w'umuntu ahanwe akomereke ntabwo yari kumenya ubutumwa bwiza cyangwa se ntabwo yari kuyoboka iyo Mana. Ugaruke rero kuri ibi ngibi turi kuvuga by'amahoro ndabyemera, ni nayo mpamvu ibi tuvuga bya politike twirezerwa ibyitwa ngo ibiganiro le dialogue hazamo za diplomasi n'ibindi. Ni ukubera iki wowe wumva ko n'ibyo bintu dialogue ziba hari abantu bari kurwana? Ibiganiro je veux bien ni byiza, byabaho ko abantu babana binyuze mu biganiro, ntabwo ibintu byose bikemukirwa mu mahoro, ariko burya abantu bajya kopeninga ameza yo kuganira ari uko umwe yamaze gukomereka. Ari kimwe nigeze guheraho, byari ngombwa ko Iran na Amerika turi buze kugeraho bakubitana. Buriya kuba haravutse ngo ikintu cyitwa ibiganiro hari umwe wakomeretse. iyi raporo ikongera ikanavuga iti izi ntwaro mu bihugu bya Afurika bigura zikiza bya bihugu bikomeye bikabikomeza kugira ijambo kuri Afurika, kubera ko barerekana ko nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigurisha 19% z'intwaro zayo muri Afurika, Ubushinwa bukagurisha 17%, Uburusiya 15%, Ufaransa na Brazil bikagurisha 8.3%, ibindi bihugu birimo za Turukiye n'ibindi bihugu nabo bakagurisha mu bihugu bya Afurika aho bagurisha bigera kuri 11%. Urumva na amafaranga ajya gukiza bya bihugu bisanzwe bikize, ariko uyu muryango niho ujya inama ukavuga iti amafaranga mwarese ko yabera bihugu uyu muryango zikintu ariko se Elias reka nkubone ikibazo kimwe, wowe urahinga gute none se wahinga gute sasa uri kuri hejuru ngaruke Elias byagorana ibi turi kuvuga uyu muryango zikintu ushaka reka mbaze nkore kwa kana gatoya. Umukristo asenga Imana ivuga ayisaba kumurimburira Satani. Yes, asenga Imana asaba kumurimburira Satani, agasenga Imana asaba ko imirimburira abagome bose. Ntarwa ngo negosiye na Satani twumvikane yirimbure kandi arimo gusenga Imana. Bane bari ikintu bashaka basa muri Sweden bifuza ko umunyafrika yumva ko ibintu byose zabikorerwa n'abandi bafite za ntwaro, tugasubira muri bwa bukore ngo kujya kudukubita twicaye, kuba tutemera ko baza ngo bikore ibyo bishakiye. Uyu munsi bwo kubarya bavuga Afrika irimo kwishyiraho ubwirinzi, irimo kurinda imbibi zayo, irimo igihugu kirimo kwirwanaho. Mu gihe bo igihe uko basaka kose kwinjira barazaga bakora ibyo bashatse. Uyu munsi ntibishoboka kuko tashoboka n'iki rero bavuga ko ibihugu birimo kwangiza umutungo wakagize icyo ukora ku buzima bw'abaturage bagombye kubireka kugira ngo igihe cyose bazashakira bazaze badukubita uko bishakiye. Uyu munsi ntibishoboka. Urakoze cyane Antere ndetse na Hamisi, reka duhindure ingingo ariko twamamaza. Hari akantu ushaka kuvuga se asegonda nk'icumi yuko twamamaza. Icyo nari kuvuga ngo bashora amafaranga mu mahoro, mumbarire imiryango mpuzamahanga yazanye bitekerezo ngo amahoro urebe indirimbo peace amahoro yararirimbwe, ariko amahoro
aririmbwa hari abandi bari kurimbura isi. Niyo ni loi de la nature, niko isi yubakitse, ahubwo ikiza witegura amahoro, kugira amahoro no kwitegura intambara. Yego, no twavugaga ku cyegeranyo cyasohowe n'umuryango witwa Stockholm International Peace Research Institute wagaragaje ko